Uzaho gukurikirana ubukungu talks ikibazo uyu munsi turi kwibaza ubundi telefone yawe uyikoresha amasaha angahe ku munsi. Iki ni ikibazo gikomeye cyane kubera yuko bamwe dushobora kuba tuyikoresha umunsi wose, abandi amasaha 10, abandi 12, abandi bo twumva nubwo twayivuyeho twasubirayo ntabwo uri kure y'ukuri. Telefone ikoze ku buryo uzajya uhora uyikoresha uzayikunda ku buryo itakuva iruhande, binakunze ahubwo yakubera boss aho kugira ngo ibe igikoresho ukoresha. Kaze neza ku bukungu talks, tugire icyo tubivugaho bino bintu kubera ko ni kimwe mu bibazo bikomeye cyane. Akenshi abantu gukoresha icyo twita social media management. Social media management ntabwo ari ijambo rigomba gukoreshwa n'umuntu ugiye gukoresha social media nk'akazi. Akenshi no ku giti cyawe uburyo ukoresha social media byagakwiye kuba ari management. Noneho reka uyu munsi tuze kujya muri phone management. Phone management ntabwo ari ka kantu kari muri telefone gafite ibyo kareba cyangwa settings cyangwa ikiboya. Birenze ibyo ngibyo, ahubwo bireba wowe uyikoresha kubera yuko ubushize twasobanuye icyo smart ari cyo, mushobora gusubira inyuma mukabireba. Uyu munsi none reka turebe niba wumva ukoresha telefone bikarenga amasaha 4 ku munsi. Wenda uyu munsi tugerageza utwumve, wenda hari ibintu bishobora kuba biri kukubaho utazi ko biri kukubaho. Urumva akenshi abantu baribaza ibintu kubera icyo ari ibintu umuntu agomba kureba, ariko nagira ngo umenyeshe yuko iyo telefone ikubanye imbata ushobora kuba ari wo mwanzi wa mbere ukomeye wo gutekereza ku bigufitiye umumaro hano muri iki gihe gito ufite hano ku isi. Turabivugira iki? Akenshi telefone mu bimenye ama application yose ushobora kuba ufite muri telefone yose akoze kugira ngo agutwarire umwanya uhora uyareba nturekere, uhora utekereza kuri telefone uveho ugaruke. Nicyo kintu bagomba gukora, yani ni ukuvuga ngo bagomba gutekereza uburyo bazi designinze kugira ngo mugumye muzikoresha. Kwa kuko uzikoresha twarabibonye ubushize, ni nayo mpamvu nanjye ngewe nkamamaza. So niyo mpamvu ashaba ujyo uzamura, niyo mpamvu uzamura tune hakaza ibyamamaza. Wakora iki bakaza ibyamamaza? Na application zose muri kubona hajemo kwamamaza. So ibyo nicyo kintu cya mbere, application cya telefone ziraho kugira ngo uhore uzamura, niyo mpamvu nyine uzimaraho amasaha. Ikindi nanone rero kugumya uri kuzikoresha nawe imitekerereze yawe nayo iri kuyibangamira. No kuvuga ngo kuko ugumye uyikoresha igihe kirekire nanone uri kurema ibindi bibazo bishya utari witeze kurema. Ibyo ubushize twarabirebye. Niyo mpamvu mubona abantu buri mwanya bahora bigereranya, ubona umwenda wawe ushaje kubera ko wabonye abandi bambaye mushya, ubona uri mubi ngo kubera wabonye mwiza kukurusha. Yani biriya bintu biri digital rimwe na rimwe hari n'abatazi yuko hari n'ama AI akoresha izo mbuga nkoranyambaga muri bo. Yani hano bigenda nanone kuba umuntu areba no guhora rimwe na rimwe utazi impamvu uri gukora ibyo ukora, ku buryo n'abantu benshi bitakarije icyizere kubera ko babonye yuko hari ababayeho neza kubarusha. Ikindi nanone urebye neza ukuntu abantu imibano y'abandi bantu irimo iratakara, ubu ushobora kubazije abantu ikibazo ukavuga ati nirya uheruka kuvugana n'inshuti zawe muri kumwe amaso ku maso, byananira abantu benshi. Ibintu byose ubu byabaye nka za visite za kera, handi twigaga muri internet ukaba wabona umubyeyi rimwe. Ubu n'abantu bafite uburyo bwo guhura nabo ubwabo ntibagihura. Muri kubyumva rero yuko aba bantu uri kwirengagiza ibibazo bibaye akenshi y'inzara ikwishe, akenshi ubona ari uri bukenere kubitabaza. Ni nayo mpamvu none umuntu iyo ari kuguha invitation y'uko ataraherukaga kukuvugisha, abantu bose bari kubibona nk'ikibazo basi uyu muntu ntituvugana, nta nubwo tujya tugirana kubera icyo abikoze. Abandi ukumva bari kukubwira ngo ngo icyo ashaka ngo ni ukumutwerera ngo ibiki n'ibiki, ariko ubwo ni uburyo bumwe bwo kubonamo ikibazo, ariko hari ikindi kibazo cya nyacyo. Ubundi kubera icyo udahura nawe kandi mwese muri Kigali, kandi mwese bishoboka yuko na ka weekend bicamo ko mubonana, niyo ari impamvu z'akazi rega ushobora no kuba hari ukuntu muvugana. Niba means mwakoreshaga ariyo telefone mujye umuvugisha rimwe mu cyumweru cyangwa iminsi ibiri. Byose ni ikintu cy'ingenzi. Ikindi kintu cya kabiri nanone ibyerekeranye no kuba abantu batakiryama, akenshi ukabareba impamvu zabo nabo ukasanga ntabwo bayizi. Kubera icyo arumva akishakira kuzamura kuri telefone, arumva ashaka kugira iki, wagira ngo hari ikintu turi guhunga cyanyacyo, turi guhungira kuri telefone. Rimwe na rimwe araba ari buvuga ubuzima bubi, ariko simpamya neza ko nugumya kureba ubuzima bubi, keretse nugira amahirwe ugahura n'umuntu ukubwiza ukuri yuko hari igihe bishoboka yuko bumwe mu bumenyi wagakwiye kuba ugira wo gukorera amafaranga aho ngaho kuri telefone niba ntabwo ufite,
genda ugerageze urebe niba hari ubumenyi wakoresha hariya hanze mu isi y'ibigaragara ariho umara akanya, kubera yuko ntuzigera uregreta kuba warashyize imbaraga mu gukorera hariya ngo hari ibyagusize kuri social media, kubera ko abo hari amakuru asohotse na mukanya hari andi ari busohoke na mukanya hari andi makuru ari busohoke, ntabwo yose ari uko agufitiye akamaro. Bityo rero mugerageze mugabanye igihe mushyira kuri time mushyira kuri screen ya mu gihe nta kintu ufite, ahubwo mugerageze munaruhure ubwo bwonko uri bukenere ko butekereza, uri bukenere yuko buguha umugati. Ikindi n'abakozi ku kazi hari igihe ugenda ukabibona cyane, ugiye kuri banki umuntu ntari kukwakira ari kuri telefone azamura amanura. Nanjye ndibaza iyo ziriya kamera za productivity ama HR arabikora, abenshi mu Bushinwa turabizi, niyo wegeye utangiye gukoresha ibindi bintu ntuziti signalinga yuko wamaze igihe utari gukora, akenshi iminota ikibara ukazasanga bagukaze. Ubu koko nawe urashaka yuko uzakatwa amafaranga kubera igikoresho, wanze yuko kiba igikoresho kikahinduka boss wawe? Ikindi kintu none abantu mugomba kureba, hari ibintu byinshi turi kubura mu buzima bwacu, kubera ko mu gihe dukeneye yuko abantu bari online batwemera batwemeza iki n'iki, turi gushiduka n'abandi bakwegereye nabo ahubwo babona warabiciyeho uri umwiyemezi uri iki, kandi abo bantu bafite umumaro cyane kubera yuko nibo baturanyi bawe, nibo bantu ubonana nabo buri munsi. Bityo rero mutangire mu bitekerezo, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ikindi kintu none aha ngaha tugomba kuvuga, nawe ubuzima bwawe kubera guhora wicaye uhora ureba muri screen, ayo maso yacu ntabwo afite ibibazo byinshi agiye kuzajya ahura nayo. Kubera iki? Turi kuyahoza ahantu bitari ngombwa, wenda n'urugero yuko ahora areba. Aha ngaha ni umubiri wawe n'iki uri gushiduka, biranashoboka yuko sinzi ubushakashatsi icyo bwerekanye, wenda umuntu yazareba, ariko hari n'igihe dushobora kuzashiduka turi gusaza vuba. Bityo rero nanjye nibyo nakubwira nti rimwe na rimwe abantu twatangiye natwe ubwacu kwiyoberwa, ku buryo umuntu mubaza urinde nawe ntabwo abizi. Kubera iki? Kubera ibintu ahora abona abantu bamuca mu maso iki, akaba nawe atazi ibyo arimo ibyo ari byo. Bityo hari icyo nibura ubu ngubu wagerageza kwigabanya kuri telefone yawe, message zitari ngombwa cyangwa notification zitari ngombwa zikorere turn off, zikureho. Rimwe na rimwe ujye ufata telefone uyishyire ku ruhande, niyo yaba ari isaha cyangwa amasaha abiri utari kuyikoresha. Yewe cyangwa rimwe na rimwe mugerageze mujye kuryama kare, ibintu bya screen mubigabanye. Nunabyuka ikintu cya mbere ntikibe kureba message, ufata akanya unaruhuke, abanze n'amaso yawe abumbuke. Aho uzi kuba amaso yabumbukira kuri telefone nabyo ubwabyo ni ibibazo. Niyo mpamvu tugerageze gushaka uburyo mu buzima bwacu hagenda hahinduka akantu kabone niyo kaba ari akantu gatoya, tugabanye no kubyazamura amanura TikTok yazanye, ku buryo ubona kugira urebe yuko ariyo misiyo y'amapu yose. Twitter nayo irafite ibyo bintu byo kuzamura utuvideo tudashira, urajya kuri YouTube ifite ama shorts nayo ntashira, urajya kuri Instagram ifite ama reels ntashira, urajya kuri mwenyewe wabizanye ari we TikTok nawe ntibishira. Ibyo bintu byose turi kwishyiraho byose by'ibibazo, telefone ko zaje kugira ngo zibe ibikoresho, zikaba zabaye ababosi bacu. Urumva tutatangiye guta inshingano zariho mbere y'uko ibyo bintu biba. Bityo ubuzima bwawe, abantu mubana n'abandi bantu, ndetse no kuba nawe wagira icyo wimarira mu buzima, tubifate nk'ari cyo kintu cy'ingenzi mu buzima, kugira ngo turebe yuko iyi telefone tuyigumisha mu mwanya wayo ari wo wo kuba igikoresha, kugira ngo itubere boss. Ciao, shalom na huta.